mu ntekerezo za buri mugabo wese aba yifuza umugore udafite experience ku bagabo benshi. Aha nshatse kuvuga utararyamanye n'abagabo benshi, kuko abagabo batandukanye bagiye bemeza neza ko kuba umugore yagira experience ku bagabo benshi bituma atakaza amarangamutima ye, ndetse ubushakashatsi bwemeza neza ko uko umukobwa cyangwa se umugore aryamana n'abantu benshi amarangamutima ye yangirika, bityo bikaba bigoranye ko umukobwa waryamanye n'abagabo benshi bihagarika ndetse no kubakana n'uwo bashakanye cyangwa se umugabo umwe biba ari ikintu kigoranye cyane. Muri session y'uyu munsi rero tugiye kuganira ibimenyetso 10 bizakwereka ko uwo mukobwa uri gutereta cyangwa se uri gushaka kugira umugore cyangwa se washatse yaryamanye n'abagabo benshi. Muri kumwe na Adidas Rwanda nk'ibisanzwe. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube ukaba uryoherwa n'ibiganiro tugutegurira, kanda subscribe ndetse no kukazogira kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro bya buri munsi. We mukobwa wararyamanye n'abagabo benshi, ntuzabe proud yo kwibwira umugabo wawe, kabone nubwo yakwereka ko ntacyo bitwaye, ariko kundi baye umutima we mu by'ukuri azaba babaye cyane. Ko nubimubwira cyangwa se akabimenya, icyizere agufitiye kizahita kiyoyoka. Umusore nawe kuba wakwisanga uri kumwe n'uyu muntu ufite experience mu bagabo benshi, uzaba ufite ibibazo byinshi cyane, kabone nubwo yakwiyorobeka akakwereka ko yahindutse. Anytime ejo cyangwa ejo bundi azaguhinduka nta kabuza. Ibimenyetso tugiye kukubwira rero birakwereka neza cyangwa se bizakwereka ko uyu mukobwa yabonanye n'abagabo benshi cyangwa se yaryamanye n'abagabo benshi. Ikimenyetso cya mbere ni wa mukobwa uzakubwira neza byeruye ko yaryamanye n'abagabo benshi, ndetse mu kanwa ke hagakunda guhoramo ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Uyu mukobwa ajya umutinya cyane. Iyi ni red flag ikubwira ko uyu mukobwa ukwiye kumwitondera. Uyu mukobwa kugira ngo agere ku kigero abasha kubikwibwira nuko ari umukobwa biba byararenze cyangwa se uba warageze aho yumva ko kubikora nta kibazo ndetse no kuba yabivuga nta kibazo. Aha rero niba abasha kubikubwira bishatse kuvuga ko no mu gihe yaba agiye kuguca inyuma yarakubereye umugore nabwo azumva ko nta kibazo nta kabuza. Aha rero nabikubwira kandi ukemera mugakomeza mukaba inshuti ndetse bikageraho mubana, uzaba ubaye umunyantege nke mu maso ye, ndetse buri gihe azajya ahora agufatirana muri izo ntege nke. Aha rero nubeshwe cyangwa se ukita ku marangamutima bijyanye n'ubwiza uwo mukobwa afite ndetse n'ikimero cyiza, nta kabuza bizarangira wicujije. Ahangaha ikintu cya kabiri kizakwereka ko umugore cyangwa se umukobwa muri mu rukundo yaryamanye n'abagabo benshi. Mu gihe waba ufite amakuru y'umuhungu baba bararyamanye cyangwa se baba barakoze igikorwa nk'icyo ukabimubaza, nubimubaza azarangwa no kugira umujinya mwinshi w'umuranduranzuzi ndetse akuzamukana. Yego birashoboka ko ushaka kumubaza ibintu nk'ibyo koko atarabikoze. Mu gihe rero yaba atarabikoze, niba ari umugore mwiza koko azagusubiza mu ijwi rituje ndetse yitonze, akwereke n'impamvu mu by'ukuri ibyo uri kumuvugaho atari byo. Aha kandi ntago azarangwa nuko azagira uburakari bwinshi. Red flag ya gatatu cyangwa se iki ni ikintu cya gatatu kizakwereka ko uwo mukobwa ashobora kuba yaryamanye n'abagabo benshi. Aha nubona umukobwa unywa inzoga, aho kunywa inzoga bidahagije ukabona wa mukobwa unywa n'itabi ryinshi, mwene uyu mukobwa biba bigoye cyane kuba wakwemeza ko ataryamanye n'abagabo benshi. Ibazo ko n'umugabo nyamugabo iyo yasinze control imunanira, ubwo se urumva umukobwa bizagenda bite? Igihe cyose yaba akunda gusinda akanywa inzoga nyinshi ndetse akanywa n'itabi ryinshi, nta kabuza umubiri uzamworiyanta muri iki gikorwa cyo kuba yasambana. Mu gihe cyose rero yaba yasinze, abagabo ntibazabura kumufatirana muri icyo gihe bakamwerekeza mu bikorwa by'ubusambanyi. Ahangaha mboniyeho no kuburira ba bagabo badasiba gusohokana abagore babo mu tubari. Mu by'ukuri umunsi umwe umugabo yagutwaye umugore wawe kandi ureba mu maso, ntuzavuge ngo sinakuburiye. Azamutwara ureba agenda murongore kandi amusige agaruke mutahane. Ibaza ko gahinda, uwo mubabaro bizaba ari nk'ikimungu ku mutima wawe kitazigera kivaho habe na rimwe. Aha rero niba uri umukobwa ukaba ukunda kunywa ku gatama cyangwa se ukunda kunywa inzoga ndetse n'itabi, bizoroha cyane kuba wakwisanga waryamanye n'umugabo kandi nawe mu by'ukuri nta ruhare wabigizemo. Indi red flag cyangwa se ikimenyetso cya gatanu ni igihe umukobwa mukundana atari proud yawe ku buryo ashobora kugeraho yagupostinga kuri social media ze. Iki ni ikimenyetso simusiga cy'uko aguca inyuma, bivuze ngo afite abandi akundana nabo atifuza ko bakumenya. Ibaze niyo umukobwa akubwira ko mukundana cyangwa se uri inshuti ye akaba apostinga abandi ndetse we bataraho mu muryango we, aha nshatse kuvuga abasore, ariko we akaba atarafata n'umunsi n'umwe kuba yagupostinga, ndetse ugasanga guha gasopo yuko atifuza ko wazigira umupostinga
ibanga habe na rimwe. Buri ibanga cyangwa se ukuri guhari ku kuba adashaka kukwerekana nta kindi nuko hari abandi ku ruhande adashaka ko babimenya cyangwa se bafitanye umubano wihariye. Iki kandi ni ikimenyetso kimusiga cy'uko atari proud yawe. Indi red flag ya gatanu, wa mukobwa uzabona afite amatatuwaje ndetse no mu myanya y'ibanga ugasanga afite amatatuwaje. Uyu mukobwa ukwiye kumwitondera. Ni ikintu gitangaje kugira ngo umukobwa aba yagira experience agezaho akora amatatuwaje ndetse yashyire no ku myanya y'ibanga. Uyu mukobwa mu by'ukuri bishatse kuvuga ngo nta soni aba akigira habe na nkeya ndetse nta nateye ipfunwe n'uburyo rubanda cyangwa se abantu bashobora kumubona. Ibi rero kuba abikora bigaragaza ko ashaka freedom ku buryo burenze ubuhagije, ndetse yewe kuba yaguca inyuma bizaba ari ibintu byoroshye cyane kuko yumva ko niba abikoze ari uburenganzira bwe. Yumva ko umubiri we ari uwe ndetse akwiye kuwukoresha icyo ashaka cyose, gipfa kuba ari ikintu kimunezeza gusa. Uyu mukobwa kandi kwishyiraho amatatuwaje menshi biba bigaragaza ko ashaka kwishyira kuri spotlight cyangwa se hahandi buri mugabo wese cyangwa se buri gitsina gabo cyose gikwiye kumwitegereza kikamureba. Umukobwa rero utararyamanye n'abagabo benshi cyangwa se utaragiye muri ibi bintu byo kuba yacudika n'abagabo benshi, biragoranye cyane ko yafata umwanzuro kuba yakwishyiraho amatatuwaje. Iki ni ikintu cya gatandatu nka red flag kuyo kwitondera kikwereka ko yaba yaryamanye n'abagabo benshi cyangwa se afite abagabo benshi, ni ukuba afite inshuti nyinshi kandi z'abagabo gusa. Aho umukobwa cyangwa umugore ntazakubeshye ngo ni inshuti n'akanaka w'umugabo, kuko ntibishoboka. Buri mugabo wese iyo mukundana cyangwa se muri inshuti nta kindi 99% kiba kigamijwe nuko mwagera kuri kiriya gikorwa, kabone nubwo atakwereka ko ari cyo agamije, ariko 99% nicyo abagamije. Aha rero kuba umugore wawe cyangwa se umushiri wawe yabaziranye n'abahungu benshi cyangwa se n'abagabo benshi ni igihamya kiguhamiriza neza 100% ko yaba yaragize bamwe na bamwe aryamana nabo. Ntihazagire ukubeshya ko umugabo n'umugore cyangwa se inkumi n'umusore bashobora gukururana umwaka umwe ibiri bataragira kuri kiriya gikorwa. Mu gihe cyose wakumva ko umushiri wawe akururana cyangwa se afite abagabo benshi b'inshuti ze, uzamenye ko iyo ngiyo ari red flag. Ikindi cya karindwi rero kizakwereka umukobwa ushobora kuba yararyamanye n'abantu benshi ni kuzasanga ahisha ahe hashize. Mu by'ukuri washaka kumubaza iby'ubuzima bwe bwahashize akaba yakuka inabi ndetse akakubwira ko nta mwanya afite wo kukubwira ku byahashize. Nta kindi kizabitera nuko azaba afite ipfunwe ry'ubwo buzima azaba yaraciyemo. Uzitondere kandi wa mugore uhora ukomplaininga, ugira imvugo nyandagazi, wita abagabo imbwa, wita abagabo amazina adakwiriye, udashobora kubaha abagabo cyangwa se udashobora kubaha umugabo we bitewe n'aka weakness runaka yaba amubonyeho cyangwa se n'agafuti akariko kose yaba yamukoreye, ugasanga amwita imbwa buri gihe. Iyi ni red flag nayo izakwereka ko mwene uyu mugore ashobora kuba yararyamanye n'abagabo benshi. Aha rero nta kindi kizaba kibiteye nuko hari abenshi baba barahuye bakagenda bamukorera ibintu bitari byiza, agashaka rero no kwigarura mu buzima bwanyu cyangwa se mu buzima mubayemo, agashaka kandi kugusanisha n'abo bagabo bandi aba yaragiye ahura nabo. Indi red flag ya 9, niba ari wa mugore ubona ko nta kintu yitaho, mudashobora kwicarana ngo muganire ku bintu bibubaka ndetse n'ejo hazaza hanyu, ukabona ahubwo ni wa muntu wibera mu bintu bya rikse gusa, wa muntu ushaka kwiberaho mu buzima bw'inzozi, wa muntu wari ukubwira ngo musohoke, akubwira ibyerekezo bitandukanye, amahoteli meza cyangwa se utubari twiza, uzamenye ko uwo mugore afite experience nini muri ibyo bintu ndetse birumvikana ko yanabisogongeyeho. Nta mugore utaraciye mu buraya cyangwa se mu bindi bintu nk'ibi uzagushyira ku nkeke yo kugira ngo umusohokane, uzasanga ari umugore unyurwa n'ibyo umukorera. Ariko mwene uyu nguyu wanyuze muri ubu buzima uzasanga kunyurwa bigoranye cyane, ndetse usanga kenshi na kenshi akomplaininga ku bintu byinshi utamukorera kandi mu by'ukuri iby'ingenzi uba wabikoze. Iki ni ikimenyetso kizamuranga cya 10 ari nacyo cya nyuma, uzasanga ari wa mukobwa uguhisha amabanga menshi. Mu gihe muzaba muri kumwe uzasanga ashyira za pini muri telefone ye, kureba muri telefone ye ni nka sakirirego. Aha nta yindi mpamvu azabikora, ntabwo azaba yifuza ko umenya amabanga ye, umenye se ngo yahamagawe nande, yandikiranye nande se, ibyo byose azaba yumva ko ari personal life ye, ntabwo azaba yifuza ko wabimenya habe na gato. Bakunzi ba Jungle Time Show, ni nadusoreje ikiganiro cyacu, tubashimiye kuba mwabanye natwe. Icyifuzo cyangwa inyunganizi wabyandika muri comment ndetse ugakanda subscribe ndetse n'akazogera kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro tugutegura, kuko ibiganiro byo
dutegura kuri uyu muyoboro wa YouTube nakagaruka. Ciao ciao.